kuba ribu yaravuze ko ababyeyi batagomba gukubita abana ntibisobanura ko namwe mugomba kwigira nabi ku babyeyi. yego rero ribu icyo yabikoreye ko njye mbyumva yashakaga guca ababyeyi bakubita abana aho babonye. nakora ikosa fata umunyafu ucishe ku kibuno niba ari umuntu mukuru umuhane. ariko nkabona n'ibyaba bindi nakubwiraga ko igiti kigororwa kikiri gitoya. kubera iki namumenyereje ari umwana mutoya bagomba kubaha abamuruta. uyu munsi niyo mpamvu abana banjye banga kugenda muri bisi kuvuga ati n'ubundi ngiye muri bisi genda n'ubundi mpagaze kuko ntabwo umuntu mukuru yahagarara nabanje kujya ngira ngo nubwirase n'agasuzuguro bakira umunyuma maranga ati matize ikintu kibitera se atari genda ninjira muri bisi ninanirira ati nkicara namara kwicara nkahita mbona umuntu ukeneye kwicara nkamuhagurukira ati rero niyo mpamvu ugiye narahiye ko nazongera kugenda na bisi kuko n'ubundi ngenda mpagaze numva ndavuga neza muri abana beza Imana ibahomeje. yego amafaranga barayafite ntacyo babuze ariko bibuke n'uburere bw'umwana kuko hari umubyeyi nzi afite amafaranga pepe ariko umwana we yabaye mayibobo. kubera iki ntabona ababyeyi ntibari muri bizinesi arava mu Bushinwa akahava ajya mu Buhinde akava mu Buhinde ajya Dubayi mbese nta mwanya abana bamubona yagize ngo nawe babona ati niko sha ubwo kimeze giti bigatuma n'umwana iyo amubonye atangira kumwihisha. Yes, nagira mbasuhuza nitwa City Hunter amafufu n'amafaranga bigufubike aho yerereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye nagahora gahanze nimba utameze neza bizagenda neza. Tugiye kubaka umuryango n'imbashire wawe mutameranye neza nukuri inama turi bujye ndabizi ziraza kukugirira akamaro. Niba mu rugo abana bitameze neza zose ni inama tugenda tuganira buri munsi uko bwije nuko bukeye. Mama Mignone official try again the blessed TV7 ngewe ni wa muhungu wanyu City Hunter ndonge ndibasubiriyemo ariko mbibutse ko inyarugenge uhagaze ku nkuru nziza mu kuboko kw'iburyo kwawe haruguru urabona ahantu handitse Kuzo ati nomero niyo ngiyo nguhaye bahamagare barakwambika neza imyenda myiza ya made in Rwanda amashati meza imitako yo mu nzigiye itandukanye abana batoya uhagere wowe uzanshimira kandi igiciro ni nk'icy'umuneke ni muri The Blessed Fashion Designer. Sini njyenyine mu kiganiro kumwe na Mama Nana twongeye kwishimira kubana nawe. Murakoze cyane. Mbere yuko abantu bagukunda twabanje kugukunda rwose. Ndabakunda. Tiri rwose uriya mubyeyi. Arege umuntu akunda umuntu akaba ari cyumuha. Urakundetse pe. No munsi nzakugurira akantu burangiye nkunda ka mirinda gakonje kubi. Ubwo se wenda bicecetse ngiye kuvuga. Oya bivuge bibi cyifuzo. Akamirinda gakonje kabisa. Umuntu nkundira Mama Nana rwose. Mama Nana uri umubyeyi mwiza nukuri witonda ukwiye byiza. Ngo witonda kumva. Oya abatakuzi bazi ko wenda wabuti ariko witonda. Ucisha make. Urakara vuba uburakari bugahita bushira. Bugakomeza kwibanira mu munezero. Nabo bantu nkabo nibo bantu Imana ibishaka. Amen. Na Bibiliya bivuga ngo nurakara izuba ntirikarenga ukirakaye. Hagati aho uranasa neza. Imana. Ejo bundi nari nibona batariko ubundi mwisukishiriza he. Hari igisuko nabonanye Mama Mignone mbona n'inshuti zanjye zose twiganye nizicyo zisukishije ngira amatsiko yo kubaza ahantu mwisukishiriza ariko abantu bashaka kwamamaza ndabizi Mama Nana yaje ajya aganira umuryango tunavuge saro yawe de coiffure murabona kunasa neza ubwo umuntu wagusutse nuko nta rufaranga duhaye tuba tumuvuze tuba tumwamamarije ariko tuzabivuga nanjye mwamamariza ariko wamuvuze muvuge byibura
mugize ibanga. ntacyo ariko yagusutse neza, Murakoze. ibintu bimeze sawa. Ubwo Murakoze twari turi cyane. gusaba akazi ko kwamamaza mu biganiro byacu by'umuryango. Umeze gute? Meze neza ndashima Imana. Hari ijambo bavuga ngo iraguha nimugura, muguze yaguhenda. Yaguhenda byo. Ngo kandi wikanira umugisha wundi ukannye ibuye. Karinyata. Ni wo mugani w'ikinyarwanda. Uriya mama Nana afite umugisha we wo kuganira ku ngo ibintu bikagenda neza n'umuryango. Hari abantu bashaka kumwigana ntibibahire, buri muntu wese agira akantu ke. Rero wabonye uburyo muri iyi minsi mu Rwanda bari kuvuga isi yose kagarara. Niho nari nkomeje rya jambo rivuga ngo iraguha nimugura, ariko Imana iratabara. Hari inzira nyinshi. Hari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo umunsi Imana yakwibutse aho utuye bazabimenya. Ngo kandi ngo usoze iteraniro, ngo paruwase yateranye. Haleluya. Nawe uzasoza iteraniro. Reba, hari uburyo paruwase yajyaga iterana, ab'inyabinyenga bakaza, Mugisha bakaza, Munuza bakaza, hanyuma bakaranga nk'umugeni cyane. Paruwase yateranye. Biriya bintu imidugudu igeze muri 10 n'ingahe. Igaterana ibintu bikagenda neza. Umuntu warisuzugurwa uwo munsi akazamura, agahinduka umunyacyubahiro. Ndagira ngo uyu munsi tuze kuganira ku mibereho n'uburere bw'abana muri iyi minsi. Abana nta muco bakigira, aho usanga umwana akubita se, akica nyina, akica papa we. Umwana agakubita mwarimu. Muri iyi minsi abarimu bahagorewe. Ubundi ubwo burere buturuka bahagorerwe ni leta babateje, sinya kubivuga. Kuko niba batinyuka kuvuga byonyine, si n'abarimu gusa, ngo nukubita umwana wibyariye. Yego. Ngo bakujyane muri polisi, bakujyane muri RIB. Bituma umwana ahita yigira atya akifura, nunkoraho RIB iraza. Nuko nyine byabaye abanjye bamaze gukura. Ariho nabwiye nzakunoba, ni hanyuma iyo RIB izaza injyane. Ntabwo rwose sinzi. Niyo mpamvu nkukunda wowe, nta kintu uca ku murongo, nabwira nta diplomasi wigira. Umwana naramubyaye mutwita amezi 9, ntawe umukunda kurenza uko mukunda jyewe nyina wamubyaye. Yego. Wowe urinde uza kumbwira ngo numukubita baragufunga. Bavuze akanya, bavuze ngo guhondagura, ariko menya akanyafu bataragakuyeho. Abandi bavuze ngo gukubita umwana inkoni. Sinzi n'ikindi bavuze. Nera comment n'umunara postinze ntacyo ubwo tuzajya tubakubita ingumi. Ariko nyine guhana umwana na Bibiliya bivuga. Umwana agoroza umukubita umunyafu. Rero ibi byatumye abana bigira intagondwa. Kwesanga yifoye ku mubyeyi. Ariko nanone siti n'ababyeyi tubifitemo uruhare. Gute? Bibiliya ikatubwira ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza akiyigenderamo. Umwana n'umutoza afite imyaka 2, kuko burya umwana w'imyaka 2 yatangiye guca ubwenge. Tamubwira uti cara hara nguhe ibiryo, akahicara, ukamuha ibiryo. Yakwitwara nabi ukamucisha hagati, arinda kura muri cya gitsure wamutoje, ku buryo arinda ageza ku myaka yo kuba mukuru, azi igitsure cy'ababyeyi be. Nta naho yahurira na rubanda ngo ajye kubabwira nabi, ajye kubasuzugura, ajye kwitwara ukundi. Rero ntabwo nubwo turi kuvuga ngo leta nayo yabigizemo uruhare, ababyeyi nitwe ba mbere tubigiramo uruhare. Muhana akiri mutoya. Yego. Umubwira ibyo yanga akiri mutoya. Kuko umwana w'imyaka 2 witoreje, nta wundi wamutoje, akura azi byose na nyina banga. Yego. Merutse kumva inkuru ahantu ntuye, aho umwana w'umukobwa nta burere yari afite pe. Papa wagiye kumuhana, umukobwa akuramo imyenda yose, ati beshya unkoreho mvuge ko ugiye kumfata ku ngufu. Ese wamubyaye. Wumvisha ahantu uburere bw'abana bugeze, kandi bwacya mu gitondo tuvugishije ukuri ngo urubyiruka abo bana nibo bazavamo imbaraga z'igihugu zubaka vuba. Sinzi ukuntu umwana azakura atashobora kubaka umuryango no kubaha aho avuka ngo yubahe indangagaciro z'igihugu. Nese waba utubashye so wakubyaye kuzubaha umugabo uzashaka ntibishoboka. Ntabwo bishoboka.
yego niyo mpamvu na kera na karindwi iyo umuntu yajyaga kurambagiza yarambagizaga ababyeyi akavuga ati ibyo byose nkurikije uko mama nateye n'uko ameze n'uko agenda n'imyitwarire n'inshuti ze n'umwana we niko ameze yego akaza kurambagiza umukobwa wanjye ashingiye ku myitwarire yambonyeho ariko ubu ntibikiriho ese ko bahurira kuri social media bahurira aho hose Facebook kuri Instagram nta kureba ngo uyu nguyu ni uwo kwande ngo avuka hehe ni nacyo gituma rero umukobwa navanye kuri social media yambaye ubusa kwa kundi babigize azabyara umwana amuha uburere reka uburere buvuye he umwana ararerwa na telefone uyu munsi smartphone nizo zirera abana ngiye mu gikoni agahita afata telefone akayihereza umwana yego ubu mwana w'imyaka 4 azi kureba kuri YouTube ibintu byose ariko ni myinshi 3 na telekomanda wayizi gushyiramo katuni n'ibiki byose ntazi ni ubizi rero nta gihe uburere bw'umwana buzaba bwiza mu gihe adafite abamurera yego kubera shuguri nyinshi abana barerwa n'abakozi batandukanye yego uyu munsi yarezwe n'uw'Inyabihu ejo hazaza uwo muri Ngororero ejo bundi hazaza uw'Inyamagabe buri wese agenda amuha indi mico uwo mwana azakura afite ikihe kinyabupfura yego cya hafi ya nabi uretse gihe niyo mpamvu inshuro nyinshi mbwira abantu gusenga ko ari byo bya mbere uretse kubereka Imana ukavuga iti Imana niwe wakundira yego ariko abana b'iki gihe nta muco mperutse kugenda nako simperutse inshuro nyinshi muri bisi ukabona umubyeyi w'umusirimu mwiza aho twari buhagere cyane havuga ukabona umubyeyi w'umusirimu mwiza ubona koko avuka mu bantu mwiza pe nawe wamureka ko umugore ni mwiza ari kumwe n'umwana w'imyaka 10-12 yamwishyuriye hakaza umukecuru ukukuza cyangwa umugore utwite indigera cyangwa umusaza wifitiye ibibazo akaza atemwa mama yakanya nkicara wa mubyeyi agahita asubizanye n'umushiha n'amahane menshi ngo icara nakwishyuriye icara nakwishyuriye bivuze ngo nta discipline yo kubaha abantu bakuru bamutoje nta discipline yo kubaha umurwayi afite ni nyina bimwibwiriye icara nishyuye niba nyina akubwiye gutyo nyoko akubwiye gutyo ejo bundi uri wenyine uzahagurukira umuntu ese ubwo wakuze wowe yaguhagurukira umuco waracitse akuze ntiyaguhagurukira si naho honyine no mu nsengero n'ahantu habaye ibirori intebe zikaba nkeya nta rubyiruko ushobora kwibwiriza ngo avuge ati reka amagurukire abantu na pasiteri agasakuza dore intebe zabaye nkeya abagifite imbaraga muhagurukira abakuru bajya baza bazindutse akakurebera ku rutugu ngo bagiye bazinduka mbese ubwo uwo muco koko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ubona tutari mu marembera ese turi kurerera u Rwanda turi kurerera itorero turi kurerera ikihe gihugu ababyeyi mukora iki rero ababyeyi mukora iki noneho twanakomoje ati nanjye ariko nabyibajijeho ntagire umuntu ubyumva nabi abantu baduha ibitekerezo ni gute umuntu akubuza guhana umwana wibyariye ngo ni ukumuhohotera kereka nimba bashingira wenda kuri ba babyeyi bitura ibikomera abana babo bakaba babakubita bakabababaza impamvu ugenga bikira aba bantu rero ariko rwose gukubita umwana wawe mu ruhame kwa kundi umwana mujyana ukabona ari gukubagana ukagira polisi nanone gituma ngarukira ribu ngiki hari ababyeyi bavukiye mu bikomere ukagirana litije n'umugabo uri umugore ukawutura umwana ugakindura utababarira ugasanga wa mwana uramukomerekeje yego cyangwa ugasanga umuhaye n'ubumuga kubera za nkinduro wamuhaye ukubita aho ubonye cyenekereza ko aribyo ribu yitegereje igashyiraho iryo tegeko yego kuko njyewe nzi neza hari umwana wananiye se bamujyana kuri ribu nako yagiye kurega se kuri ribu
aragenda ageze kuri ribu nakunze umugore yahasanze w'umuribu umugore ahubwo yahannye umwana avuga turambonera wanjishiwe so yarakubyara kuvunikana urataha saa 8 z'ijoro wowe utaha kwa so saa 8 bavuga ukajya kurwana no gutonga yego yaramumpaniye aramukubita ibyo birumvikana aramufunga arangiye abwira se ati taha arataha mu gitondo amufungura amubwira atumva kuba ribu yaravuze ko ababyeyi batagomba gukubita abana ntibisobanura ko namwe mugomba kwigira nabi ku babyeyi yego rero ribu icyo yabikoreye ko njye mbyumva yashakaga guca ababyeyi bakubita abana aho babonye nakora ikosa fata umunyafu ucishe ku kibuno niba ari umuntu mukuru umuhane ariko nkabona n'ibyaba bindi nakubwiraga ko igiti kigororwa kikiri gito ntabwo wakigorora cyarakuze cyanavunika umwana watangiye kwirerera afite imyaka 2 ukamuzamura arinda ageza mu myaka 20 agifite uburere yego si ukwitaka si ukwigira mwiza nabyaye abana afite abakobwa afite n'umuhungu ariko jyewe mbitegereje niba harenda harimo no gusenga ari ku rugero rukwiye ntabwo umwana wanjye ashaka kwifata ngo asohoke mu rugo atavuze aho agiye yego nabwo asa n'usabye uruhushya yego biba bisa no kumenyesha ariko nkumva ko nibura agize agatima kuvuga mama ko ngiye aho ubwo nanjye nk'umubyeyi ntabwo avuga ngo ngiye aho uvuge ngo hoya wijyayo bagize amahirwe akamenyesha aho agiye ahubwo usanga ajya mutonganya se kudasohoka ngo ujye no hanze ujye no gukina kuganira n'abandi kubera iki namumenyereje ari umwana mutoya bagomba kubaha abamuruta uyu munsi niyo mpamvu abana banjye banga kugenda muri bisi kuko ati n'ubundi ngiye muri bisi genda n'ubundi mpagaze kuko ntabwo umuntu mukuru yahagarara neza ko nanjye uwo muco wanjye mu bwongeye muri bisi njya hahandi inyuma ku buryo nta muntu undi bubona uri bumagurutse nabanje kujya ngira ngo nubwirase n'agasuzuguro bakira nyuma maranga ati matize ikintu kibitera se atari igihe ninjira muri bisi ninanirira ati nkicara namara kwicara nkahita mbona umuntu ukeneye kwicara nkamuhagurukira ati rero niyo mpamvu ugiye narahiye ko nazongera kugenda na bisi kuko n'ubundi ngenda mpagaze numva ndavuga neza muri abana beza Imana ibahumurisha yego ubwo rero ababyeyi bameze batyo ndashaka kubabwira ko atari umuco w'igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko tugomba kubaha abakuru umuntu wese akubaha umuntu nanjye ungana gutya w'imyaka 50 irenga nabona umukecuru amuhagurukira kubona umwana w'urubyiruko w'imyaka 15 n'itandatu ngo nishyuye yego aba bana nabo rero bakura gutya kinyabupfura gike bababwira iki se nta kindi cyo nababwira nuko agomba kumenya ko turi abanyarwanda tukubahiriza indangagaciro na kirazira z'abanyarwanda abanyarwanda turangwa n'ikinyabupfura abanyarwanda turangwa no kubaha uwo ari we wese tukubaha wa mubyeyi mama Nana utakaza imbaraga nyinshi z'amafaranga umwana kwiga heza ariko ntagire gukurikirana umwana none igihe cyo kumukurikirana umwana akuze avuga ati bene yavamo umwana w'umumara agasanga uwo mwana yavuyemo ikirara niki wabwira ababyeyi ugasanga umwana abona minerivare ntaganirizwa n'ababyeyi kuko hari n'abana kwibwira bati pe nabuze ibiganiro bya papa niyo tuganiriye abanuka ambo no kumwegera nasimbutse igipako kuko hari n'ababyeyi ashobora kuba cyane cyane abantu bo mu mbyeyi umwana akamufungirana ku gipangu yasohoka akamera nk'ihene y'ukwa 7 iciye ikiziriko abo barahari benshi cyane inama nabagira nuko amafaranga barayafite ntacyo babuze ariko bibuke n'uburere bw'umwana kuko hari umubyeyi nzi afite amafaranga pepe kuko umwana we yabaye mayibobo kubera iki ntabona ababyeyi ntibari muri bizinesi arava mu Bushinwa akahava ajya mu Buhinde akava mu Buhinde ajya Dubayi
mbese nta mwanya abana bamubona. Yagize ngo nawe abona ati niko sha ubwo kimeze giti, bigatuma n'umwana iyo amubonye atangira kumwihisha. Ubu dada agiye kumbwira nabi, ubu mama agiye kumbwira ya matiku ye, bigatuma abana batakwisangamo. Ahubwo icyo mbona, isanishe n'umwana wawe, umwiyegereze ku buryo mugira inshuti n'ikibazo cyose yagize, akakubwira ati dadi ndagushaka nkubwire ikibazo nagize kubera uburyo mubaye. Ariko bize agahuge gatumye abana baba ibirumbo. Nk'ubu hari umubyeyi ushobora guha umwana amafaranga y'ishuri, akaba azi ngo umwana arimo arajya ku ishuri kandi adaheruka kwiga, yego, kubera ko nta gikurikirana. Akazamenya ko umwana atakiga hashize umwaka yicaye, hari nk'umuntu umubwira ati ariko mwana we twahuriye mu kabyiniro aha nawe, umwana wanjye asa n'ari ku ishuri. Umwana wawe namubonye asigaye aba mu gipangu cya babakanishi. Yajya gukurikirana agasanga umwana ntaheruka mu ishuri. Kubera iki? Arimo arashaka amafaranga, kandi uwo arimo ayashakira ubuzima bwe bwamaze kwangirika. Arimo arakorera inyuma ya zero. Shaka amafaranga, ariko ugiye n'igihe cyo kwicaza umwana umuganiriza. Ati mwana wanjye ndimo ndagushakira ejo hazaza, mfasha rero dufatikanye. Naho ubundi bitabaye ibyo uzasanga twararuhiye ubusa. Ba bana rero bakomerekeye, ngira ngo dusoze, bakomerekejwe n'ibikomere by'ababyeyi babo, cyangwa uko ababyeyi babanye. Ugasanga papa ntiyumvikana na mama, mama ntiyumvikana na papa, ugasanga abana nyine babayeho bakomeretse, barihebye. Ashobora kugukurikirana, n'umwana niwe nshaka nyine, yabaho gute mama we na papa we batabanye neza? Kuko ari abo bitwara pe, ku buryo uhura n'umwana w'umukobwa cyangwa w'umusore bati njye sinzashaka. Tiyihe mpamvu? Nabonye imyitwarire ya papa mbona abagabo bose ari kimwe, mbona imyitwarire ya mama mbona abagore bose ari kimwe. Nzibera singo, sinshaka guteza ibibazo. Ibyo ari byo byose rero, iyo imibanire nk'iyi hari igihe iyo umugore ari mubi umugabo aba ari mwiza, hakaba igihe umugabo ari mubi umugore ari mwiza. Umwe muri abo rero niwe akwiye kwicaza abana akabaganiriza, akababwira ati ntabwo ingo zose ari uko zimeze, mujye mwihanganira ibyo mubona abana banjye. Mbese we akaba ari ubereka urukundo cyane, akababwira ati mwihangane, ni uku nashatse kandi ngomba kubyihanganira, nta handi najya. Mwihangane ariko muhumure mwebwe, nimuramuka mwubatse ntabwo muzamera nk'uko nubatse. Ariko nanone rero ba bandi bagira ibyago ugasanga bose ni imiguruko, ari umugabo ni hejuru, ari umugore ni hejuru. Inama nabagira sinavuga ngo iki, nanjye hari igihe mbura icyo mvuga. Inama nabagira ni uko afite inshuti, tuvuge siti ufite abana njyewe narananiranye mu rugo rwanjye, ariko abana banjye bafite abandi bana b'inshuti bigana, begera ba bana b'inshuti bakaba ari bo baganira, ugasanga baramuhumuriza, ihangane, wenda papa azahinduka, wenda mama azahinduka. Ari naho hahandi bigoye kubaka k'uwo mwana. Iyo adashatse ngo amere nka se, gushaka biramunanira. Iyo adashatse ngo amere nka nyina, gushaka arabireka. Bavuga ati yewe niba nzubaka nk'uko mama yubatse, urwo rugo ntabwo nzashaka. Ugasanga imibanire y'ababyeyi be imugizeho ingaruka mbi, apfuye adashatse. Hari abo nzahita ngo bati nzabyara umwana umwe cyangwa babiri, ndera abo ngabo sinzashaka umugabo. Ntazashaka umugabo ustresa nka data. Niyo nzashaka umugore untesha umutwe nk'uko mama atesha papa umutwe, nzabireka. Ariko inama nabagira ni uko Imana irabazi, ntabwo azabaho nk'uko se yabayeho cyane. Yihangane, ahubwo waharanire gushaka icyamugira umugabo. Yego mama Nana, reka tugushimire. Twari turi kuganira ku mibereho n'uburere bw'abana mu muryango, nuko twagiye dukora ku nguni zose twumvaga zishoboka muri iki kiganiro. Abari badukurikiye muduhe ibitekerezo,
kandi nanone mukomeze gusharinga ibi biganiro. Twifuriza abana kubaho neza bakagira discipline. Wa mwana we umenye ko hari igihe kizagera ukaba utari kumwe na mama wawe, cyangwa mama wawe amenye uko ari igihe kizagera mukaba mutari kumwe, ahubwo discipline yawe n'uburere yaguhaye akaba ari bwo bukubeshaho. Waba utabufite ugasazira mu gihome cyangwa ugapfa ukenyutse. Nuko bimera. Twibutsa abantu ko muri The Blessed Fashion Designer hano i Nyarugenge twambika abantu imyenda ya made in Rwanda. Muze tubambike ibintu bigende neza. Mama na nomero ya telefone aravuze ko bagomba kugushaka, abantu bagomba kubaka urugo rwiza kandi rufite ibitekerezo. 0788 25 66 54 Mukazayire Devota. Reka tugushimire. Urakoze cyane.